iyi si dutuyemo irimo amayobera. Jya ubibabwira, nitwa Ndyamanzindutse Sipiriyani, uvuka mu karere ka Musanze, umudugudu wa Rwenturo. Ndi umugabo ufite umugore n'abana 7 b'abakobwa, kandi nkaba nifuza kubyara umuhungu. Se ninjye utabyara umuhungu cyangwa se n'umugore wanjye umbeshya? Aha, ntawarubara. Uru rugendo mubona ndimo gukora, ngiye kureba abakurambere b'iwacu, aribo basogokuruza, ba nyogokuruza ndetse n'abasogokuru, kugira ngo nabo ngire icyo mbabaza kuri ubu buzima mbayemo. Ndyamanzindutse yaranyishe. Uzi ibintu yankoreye? Uzi ko navuye iwe mu rugo ngendamo nk'imbwa, umuntu w'umusore ungana nanjye n'imyaka mfite. None se ubundi kari nkayo yose, ubundi se abakobwa ba Ndyamanzindutse bashaka hiki? None se ubu urashaka nzabesere basaza kandi byitwa ngo mu ikaritiye yacu dufite abakobwa? Ahubwo reka nkwereke, ku cyumweru uzaze tujyane gusenga, sha nkwereka agakobwa keza kamwe ko kwa mama wase hariya, kandi kavuye i Kigali. ako so kazanyemera n'ukuntu abantu b'i Kigali bafite amafaranga, ubu kazanyemera ngamafaranga. Ariko sondi icyo nicyo nkwangira, kutigirira icyizere kwawe. Tuzapfa kugera turebe rwose, nawe ubundi simbyizeye. Turaho rwose turagumye. Asubune Ndyamanzindutse. Ibintu byo kunyikisha amagambo utananyakira rwose ntabyo ngiba ari byo. Ariko reka nkubaza, murinda nkwakira, njye nasigaye mpinga reba amasaka ntaranera ngo ndagurisha. Nkaho uvuye mu kazi, nko kuko wagize ahubwo ukareba uko ngenza. Ndakwakira sanga ni wanjye, kari wawe. Umunsi waje wanjye nzakwakira. Ahubwo nakubonye nkwitiranya na yambwa. Koko umuntu aburiya koko mu buzima wanyiyamiye iriya mbwa ko ari mugenzi wawe, wenda we yakumva. Wenda we yakumva. Ugira uti nge ndimbwa? Oya, ndavuga iriya ngenzi yawe. None kuriya mbwa mugenzi wawe. None ibaze umuntu. Ngimenye ndi? Oya, ibaze umuntu urimo kunyishyuza isuka nkaho nyishyuza zahabu. Isuka yifuni ingana kuri. None se isuka kari yacu ni yawe? Ni yanya ariko ndabizi ko nyifite. Simbayintije se. Nese mukeka ko nayekenye. Gira uti niba barayikwibye ubitubwire. Niba waranayitije kandi ubitubwire. Ariko wizuzana ibintu by'amagambo byo byangombwa by'amasuka by'amasuka. Irasuka ni yacu ntabwo ari yawe. Isuka nta wayinyebye. Isuka irahari. Urumva nuko ngiye nakoze kosa nkayiteza undi, ariko isuka irahari. Urumva yatinze kuyintura, nayinterura nzayibahereza. Ariko mureka kuze ndiko mugaragaza ubwo urimo unyakiri. Razu ngo boke umuntu ntanzuga yanzonye siki. Ariko reka nkubwiye papa Rusa, uzi uko babivuze ukuri ko burya ngo muturanye mu barutwa n'ikigunda. Kwa n'ikigunda? Ugize ngo ngende ikigunda se? None se utangiye kunyita ikigorye nawe nezeraga ko ubusa ngende ikigunda? Ariko ureke ngo nyakira cyangwa byihorere. Ariko wendere we reka nkubaze kandi usubize. Ariko none ndambiwe n'agasuzuguro kanga. Akahise none ndagasuzuguro nge ndakubwiye ngo none usibyo aha ni iwanjye. Wintunga intoki. None se nimba ari wowe wintunga intoki. Shaka no kuzigutungana na uraza gusabiriza ubundi usabirize aha ngaho ushaka. Nanakubwiye ngo ufite urugo rwawe. Ninza kugutunga umuntu rutoki rumwe n'izindi zose zikureba hano. Iki nawe genda sike. Mvira mu rugo se niyo mvira mu Rwanda. Nzajya n'ahandi sike. Wo amagambo yanyu gusa. Kuboko gakubetwa n'imbogo. Uyu njegera gusa. Mfasha Yesu kizakumira guhanga gusa. Mfasha ugenda ubwire so ngo nta mugabo udakeneye undi. Arejo bundi yazankenera. Nubundi nta mugabo wigira. Mupfuye iki? Icyo utazi se ni ugenda umubwire ngo iriya suka ndayishaka iwanjye. Iyi suka nirari itageze iwanjye. Sha buretse kandi mwe ngira suka imurusha n'agaciro. Ariko papa gasa nawe urakabije. Ubwo urarebye ubona isuka isumbya papa agaciro. Niba yaranabuze umuntu yayigura ariko utavuze ngo itaka musumbye se nayigura none ndebe kitamurusha agaciro. Ako muri mugupfinesha n'iki mwanya bingima. Ntasone. None izisamura muracyagangamiye kuri nyokosha. Umva ndabaturumburamo, baturumburemo nko buretse nako. Muraturumbukamo mumeze nk'imbeba irimo guhunga sumu yapanya.
Njegera gusa. Ubundi se ko yabatasha. Uretse ariko. Niko ubundi ko yabataye, ubundi murarwana niki? Ko yabataye murarwana niki? Uretse sha. Mwapcineka mutapcineka mumenye yuko uko byagenda kose. Uretse sinagiye nkamubura. Ngomba kugenda kampa makuru nyayo ura mukecuru nkamenya nimba ko kuri mugora twite cyangwa adatwite. Pagasa ibyo reka tubyihorere. Bya bindi twakubwiza tubariza papa ukamutubwirira warabikoze. Nje nganira n'uriya murwayi mu mutwe. Arwaye mu mutwe niwaze muvuze. Nimara kumuvuza nibwo nzaganira nawe. Urumva? Gusa nagiye ngubwire ngo umubwire ngo iyo suka yanjye ndayikeneye. Urumva? Ubimubwire. Hasson. Ariko uko sha. None se papa kuri kwivugisha. Atabira byene nyoko. Birimo kunwigira ngaho utega amatungo. Byarize amarira ngo biki nibiki ngo nyine yabataye. Umva ukuntu birimo kunwegera. Mama. Mbese wagira ngo ni utubwana tw'ingurube turimo hari. Turi mu kiraro. Ibyo ntacyo. Ndagira ngo mbwire biriya byana. Urumva? Ubimbwirira ububwire ngo ibintu birimo ntago bibizi. Ntago babizi. Nyoko ntago yabataye. Ntago bavuze ngo agiye gufata icyumweru cyo kwitekerezaho. Nimba yagiye se nigeze mwirukana. Ntago mwafashe umugambi wo kumwirukana namwe mwabigiyeho inama mukabona ko ari ngombwa ko agomba kuva ngaha bitewe n'ibyo yankoreye. None yafashe umugambi arijyana. Nyiricyaha nyine kiramwokamye nyine byagaragaye. Ariko mpuye na papa Rusaro ari kwitonganya yarakaye cyane hari imbere ngo arashaka isuka ye ngo yimuhe. Tambwirira yambwa nayo igendense nuza yoburuza umurizo. Ingegeri iraza kuvumba yasanga urwagwa ntarwo mfite igatangira ikanza nayo nuza ikitirisha isuka. Ubundi se aza gutira isuka yarayimpaye iri yangegera. Bazi kuri asuka nayihekenye cyangwa nimba se umuntu atarayintirurira natije akaza ariko buretse ntureba ahubwo genda ubwire zirangegera uzibwire ngo umuntu nzasanga kwa papa Rusaro nzamucira amaguru na Rusaro mwenyewe namusanga hanga do izina ry'Imana muzambona kubabona bafite ubwanwa ukajya ngo mbaziriya nimbwa mbi cyane ariko ikintu cyo kunkorera genda umbwire biriya bibwana birimo kubwejagura hariya ubimbwirire uno munsi ni wowe ejo nintasanga imifuka 3 ahangaye ibishyimbo bavuye kubisarura nzabaca amaguru urumva hanyuma ubabajwe na nyina nawe ajya kwitekerezaho cyangwa ajya kumutekerezaho babarujya dubimbwire bishyira hariya mu cyumba shaka wakoze kandi haho eresha mukobwa papa ndagushaka. Urashakira iki? Njye mfite ikibazo. Ufite ikihe kibazo? Maze iminsi nari ku ishuri kandi amakaye mfite. Gasara ari he? Yagiye gusaba ibishyimbo mu murima. Kuki ajya gusaba ibishyimbo kandi namubwiye ngo ajye kumushinga kuzana amakaye? Ubundi papa uwo mushinga njye ntazi ni mushinga ki. Uwo mushinga ntago kureba. Ntago uragira imyaka kujya mu mushinga wowe. Gusa nakabari mbimenye wenda mbona nago nduzi. Nkavuye mu mvuge nawe. Naga kantu kashogoranya kanga wabura mu kanga no kunubugambo bwako. Wimbwira umwana nabi. Wimbwira umwana nabi. Umwana amaze iminsi ngaha atajya kwiga hejuru y'amakaye 3. Uba amakaye 3 bari yituma umubwira nabi mbe nako kagere. Ese nk'ubwo nkawe zibakuye hehuza umushinga rawo gutyo. Urabura kunsuhuza nk'umugabo wawe. Uraza umbwira ubwo bwambo. Ariko se ubundi uwo mushinga ni mushinga ki umwana atajya kwifatira y'amakaye. Umushinga ntagomba kumenya ni w'ababyeyi ntabwo ari umwana w'umuntu. Ariko narumwe mboka. Ibyo nabonye mu rugo. Wiriwe nawe. Urarufunze nyagufungwa amaso we cyangwa ugafungwa iyo nyo ukabura aho uhitisha ibyo wituma sha urarufunze we nyakubwira uretse ariko uruwanyoko kubera yuko umuryo umuntu aragenda ntabwo ndebera agasuzuguro ntabwo hafunze nka nyagufungwa amaso hafunze nkaho yubatse nyakubakirwaho n'imiswa ntundebera Wera yarakaye nawe hari yagiye kwa Rusaro. Kwande? Yagiye kwa Rusaro. Urujute se kandi wowe.
ata mama rusange ruriya rugo ntabwo ndarusubiramo. Byagenze bite se kandi? Ntabwo ndusubiramo niyo mpamvu nje hano. Hano kwande? Hano kwande? Ariko reka umwana wumva ikibazo cy'umwana. Byakugendekeye bite? Ngaho se vuga noneho. Nyine mama ntabwo ari mu rugo, yavuze ngo agiye gufata icyumweru cyo kwitekerezaho. Ngaho da. Ubu nyoko ntawe uri mu rugo? Nijoro ntabwo yaraye mu rugo. Si binakubwiraga, umva nkubwire. Mu mwanya mvuyeyo. Nahaciye ngiye gutarura asuka yacu. Urabyumva? Ndagenda ndamubwira ntese ubwo wanyakiriye. Ngo ngewe ngurabona ngisuka ngo mwebwe ndabwo se kisuka kari yacu katari yawe. Wadutirura isuka yacu. Ngo hoya no ndamubwira ngo ngaho nzimanira. Nk'umugabo mugenzi wanjye. Ngo ngewe ngo sirakuzimanira ngo ahubwo ngo mvira mu rugo. Ndamubwira ntumfasha. Mvira mu rugo ntago ari mvira mu Rwanda. Urabyumva? Yinyabije mu gikari. Azanye impiri. Nkijijwe n'amaguru. Namwe arabamarada. Imana mwari ko Ndyamanzindutse. Ariko wowe ubundi Ndyamanzindutse wajyaga kumubwira ngo gusogongeze uramuyobewe. Erega umenye kuri ari umugabo mugenzi wanjye. None ko ari umugabo nkawe yagukoreye ibiki? Umva nkubwire. Arabamara. Ahubwo amaso yerekeza inzira kuzanya ikibuno nkibone kirenga. Urumva? Ntabwo nshaka amagambo y'uriya mugabo. Kuko uriya mugabo mwebwe ntabwo mumuzi. None ugiye kuba nkawe? Ugiye kuba nkawe? Wowe icyo nashaka na mahani. None ko ariko sozwa irindi. Reka umwana. Mureke hehe? Hani wanjye ngewe. Wa papa Rusaro. Ntabwo biba. Ugiye kuba nka Ndyamanzindutse. Nawe ugiye kujya mu bana ubahinde. Ube nka Ndyamanzindutse. Wirwa hinda abana be ngo aby'abakobwa ngo aby'abakobwa. None ko ngaho umugore ngo yaramutwitiye umuhungu kaba yagiye. Ibyo ni ibyo biramureba ko yamuteye ndaze ningi wayimuteye. Oya wima. Umva papa Rusa wiba nka Ndyamanzindutse. Reka umwana. Wereka nkubaze. Urumva ushaka nko kuba he? Niyo mpamvu nari nje hano ngo mfashe mbe ndi hano. Hano kwande. Uba hano kwande. Ariko ibyo mbone hariya murashaka kugira ngo wowe ntabwo nakubwiye aka kana ntabwo uzi gusanga kari mukundira amagambo yari kibanze ibibazo umwana ungana gutyo no afashe n'icyemezo cyo kumujyana mu nzu wanjye. Nababwiye ngo iki? Ntabwo nababwiye ko umwana nzongera kubona kwa Rusaro nzamuca amaguru. Ntabwo nabibabwiye. Uravugisha kuri n'uwo yagiye. Uzene kindi ngereza yashoka yanjye. Navuze narababesezanye ko nzabaca amaguru. Ndereza ishoka yanjye ngende noneho kugira ngo mwereke ko nta mikino ngende noneho ari amaguru ye. Nyakate nkukate igiti cy'inturusu. Ishoka iri munsi y'igitanda cyawe wera kandi yafunze icyumba cye. Kuki yayikuye mu kiko nakayijyana ari? Ubwo so kugira ngo afatanye na nyina bazanyice. Ubwo ntabwo byumva. Ariko ntacyo. Ntugire ngo arambe. Mama wanyabarwanira ishyaka nuko mutabizi. Shabyihorere. Ntabwo ataba yagize. Wowe ntabyo uzi noneho. Rusaro papa wacu amugeza. Yagiye kumurega noneho abura kurwanira ishyaka ngiyemo umuntu yamaze iminsi najya ku ishuri ko ikibazo cy'amakaye pe. Ndabibwira papa umva akahita nzamurira hejuru mbese ngo sinzi ibibazo by'imiryango. Umva wanturo. Ndakubwira ngo soka ngo cyangwa amabinganya usanga niyo wari mu cyumba cyawe. Zenyamenere. Niko ahanga ni wabuze kwikaraka sanga ngewe. Ugise ngo n'inturo wanjangwe. Jadi njangwe. Injangwe guseza ahubwo. Ndashaka kumenya impamvu umwana wanjye azana. Ninde wakubwiye ko ari hano? Ndabizi arimo. Wera wewe. Ngiye gukomanga iwawe. Ecese. Hano ntabwo ari iwawe. Umva ntabwo navuye iwawe ntabwo wamenye ukuntu wanyirukanye. None ubu ngubu ushaka. Ibeshye sibeshye. Unana kurya. Cyangwa utajya urabyibushye. Uratumbye nk'imvura yitumba. Wowe waje cyangwa imvura yitumba. Nimeze gucya wowe. Iki sumbira ngira ngo nuko nibagiwe ikibirite. Urumva? Nari kugukongeza ubwo bwanwa. Ariko utagira ngo nabwitendeka. We. Nabwitendeka nk'ipembe. Turabonana nge nawe turabonana. Wera wasotse. Ariko ushyira hasi iyo mpirure. Umva sha. Mutware umugezi umva Rusaro umva hayiwe umubyeyi yabyara abakobwa nyakugira Imana Ndyamanzindutse arashaka umuhungu
ababazwa nuko yabyaye abakobwa gusa, ko nta shema bamuteza mu bandi bagabo. Umubyeyi yabeshye umutware ko atwita umuhungu, kugira abone agahenge amahoro atahe mu rwabo. Umukobwa wuje umuco ari we Rusaro, arwanira ishyaka cyane uwo muryango. Mutware w'umugezi umva, umva Rusaro umva, mutware w'umugezi umva, umva Rusaro umva, mutware w'umugezi umva, umva Rusaro umva, Rusaro